Byakomeye aho mu karere ka Gatsibo inka zimwe na zimwe zakomeje kuba zibyara abantu. Aya, ikibabaje muri iyi nkuru ni uko umuturage wari umaze kubyarisha iyi nka abantu babiri yahise anayirya. Iyi ni inkuru itari nziza cyane ku matwi y'abantu. Kuki abantu dukomeze kuba inyamaswa? Uyu mubyeyi wari wibyariye abana babiri, iyo bamureka yari kuzabarera kandi akabonsa. Igitangaje muri ibyo ni nako abaturage batanze amakuru ko iyi nka ikimara kubyara abana babiri yahise iribwa, ni nako haje abashinzwe umutekano bajyana aba bana kwa muganga, bafata DNA zabo, bafata n'iz'uno mugabo nyir'inka, bapimye neza basanga amaraso garahuye. Bivuze ngo nyiri iyi nka ni nawe nyiri bariya bana. Ahubwo ikibabaje ni ubugome yabisizemo, ubwicanyi bwo guhita yica nyina wa bariya bana, kandi birababaje cyane. Kuko aho RIB ibera icyago rero, nabyo igiye kubisesenguramo ibyinjiremo neza cyane, igende ibe umushinjacyaha wa iriya nka, kuko ni ikimenyetso kigaragara neza ko uriya mwana na iriya nka bari bafitanye isano ndetse na uriya mugabo. Ubu ngubu ari mu maboko ya polisi. Biravugwa ko ino nka ikimara kubyara bano bana babiri, uno mugabo yahise agira ubwoba bwinshi cyane, aho yatumiye abaturage bamwe na bamwe bahita bafata ya nka barayibaga barayirya. Iyi ni inkuru itari nziza habe na gatoya kuri buri umwe wese wabasha kumva iyi nkuru. Umwanzuro wose wafata uwukuye mu bitekerezo byawe, ushobora kuba ari mubi cyangwa se atari mubi, ariko uno mugabo yahemutse. Mu by'ukuri ubwo ino nka yari imaze kubyara aba bana babiri, aba yayiretse. Ubu uno mugabo ashobora gushinjwa ibyaha bibiri byo kuba yishe inka. Ubwo ino nka ntitukiyifata nk'inka, ahubwo turi kuyifata nk'umuntu. Ubu yishe umuntu amuziza abana be babiri, ubu bagiye kuba hari imfubyi. Ni ibitangaza gusa, ni inkuru y'agahomamunwa gusa. Ese mama ninde utakumviye inkuru ngo yumve ari igitangaza nyabo? Igikurikiyeho uyu mugabo nibamara kumwohereza mu bushinjacyaha akisobanura, sinzi uko arisobanura imbere y'ubuyobozi, kuko DNA ziwe zahamye neza ko n'iza bano bana zihuye 100%. Ibitangaza aho abagabo bamwe na bamwe noneho babuze abagore, n'ukuntu abagore buzuye mu gihugu bakajya gufata inka. Ni ibitangaza gusa mwa babyeyi mwe, mumbarire namwe, mumbarire nakumiro. Nanjye ubwanjye ndi umukinnyi wa komedi, ariko ino nkuru mbonye ndayicishaho urwaho, nza kuyisesenguraho. Nyabuneka mwibuke gukanda subscribe kugira ngo dukomezanye iyi nkuru, tutaragira ku y'akamenamutwe noneho iri kumena ubwongo, iri gushyushya ubuhuha noneho imeze nabi cyane. Iyi ngizi iri kubyara abantu. Icyiza cyabaye ni uko aba bana bakihari, ariko bakaba bakiri mu bitaro. Ni nabwo iyi nka yaje kubyara abana beza cyane pe, ariko baracyahari, bose baracyari mu bitaro. Bivugwa ko bano bana bagomba kwitabwaho n'ibitaro, bikazabarera mpaka kugeza igihe bakuze. Ubuyobozi bw'aka karere ka Gatsibo bwagaragaje neza ko ino nka ikimara kuvuka, uno mugabo ngo yatumiye abantu b'inshuti ze za hafi ndetse n'abaturanyi be bose, bahita bayibaga barayirya. Mwumva ko abantu ari ibisimba, bariye umuntu wari umaze kubyara baramurya. Ni ibitangaza, ni n'ibibazo bikomeye cyane. Ni nako buri muntu wese wariye kwa ino nka ubu ngubu ari kubarizwa muri gereza, kandi koko birakwiye ku muntu wari uzi neza ko inka ibyaye abantu babiri akayirya. Murumva mwe bitari ikibazo gikomeye cyane?
dukurikije n'ibitangazamakuru biri kugenda byandikaho kwa ino nkuru rero, nubwo umuyobozi wa RIB Dogiteri Thierry Rwirangira ari nta kindi arabitangazaho, ndakeka ko nabyo ashobora kubivugaho. Ni ikibazo gikomeye cyane kuba umuntu yafata inka imaze kubyara akayica. Mwibuke gukanda subscribe nyabuneka kugira ngo n'andi makuru agiye ajya asohoka mujye mwibuka kuyagezwaho ku buryo bwose burambuye. Murakoze, njye nari Pastor Bazivamo from Maison Zone TV. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha kandi ihore ibahereza ibyo mukeneye kuri mwebwe n'imiryango yanyu. Imana ibarinde, ibahe ironga ry'uno munsi kandi n'ejo bundi izaribambere. Amahoro y'Imana kuri mwe mwese. Murakoze, ciao ciao.